urumva ku munsi wa nyuma yafashe umwana mujyanayo amugejejeyo umuhungu aramwombokera aramushukashuka amwereka ko nta kibazo ikintu yakoze yafashe telefone ye amwibaza nimero za wa mukuru we igera hirya ariko urumva arangije ikintu yamukoreye yahamagaye uwo mukuru we aragendana Maria Ndigabye niye Fabiola niye rwa rukapu bita London rugura nka 2005 barwita Maria Ndigabye umukozi wa mbere ntabwo asozi ko muri filime ya Fabiola aricyo yagendanaga Yes, katwasuza nanone rero bakunzi ba Pastor Manase ntimuraho mumeze mute iwanyiyo riravase twituramukanye umucyo rizana amahoro amahoro ariko imipira hanzwe sha uzi ko gutuma imipira ibihumbi 10 y'ubwo kwayizana aya ntabwo hanze simangaze se oya ni cagu no mupira shuwa ariko hari imipira igiye kumera gutya ifite n'amapanuro yayo myinshi irahari yo narengize ngo narebye nabi nubwo ndi umusaza buriya ndahweza rimwe na rimwe none ikigusetsa imipira ise shokora n'imisatsi ni shokora n'uruhu rwawe rukaba shokora bivuze ngo wasanga no mu gatsata ari shokora cyangwa mu ngoro ngari mu gatsata so urahazi ndahazi ariko riza kiraro cya Nyabugogo haratubwiye ngo ngo kijya kwitwa Nyabugogo mbe ntabwo ariko cyitwaga cyari kiraro bisanzwe ahubwo bisanzwe cyitwaga nde ikiraro nyine maze se Nyabugogo izi nyine hari muri gare gusa bahita muri gare none aha yes ndabyebutsa ahubwo hari muri gare hariya none cya kiraro uzikora hakunze ko bagandi nubara hari ari amagaraje bunda benshi n'abagandi bakoni nabo yego noneho abagana kwivujya mu ruganda rwabo umugore hagara kuri cya kiraro bagira ngo ari kubumvira bakibutse uramuntu sinzabanye gitubangabanga bari kwivugira bakibutse umuntu w'umugore kubareba bati nyabu arabareba go nubyaturutse Nyabugogo nyabo sukora umugore mu ruganda nyabo go bamwe ngo nyine wa mugore nyine wa mugore we igenda nyine birangira ngo iyo jambo ribaye irihamye hahinduka kuri Nyabugogo kandi bavuga ngo nyabo go nyabo umva nta rujika se bifite ntabwo byumvikana neza ariko nibyo nyabo go kuko go tuzi ko ari inshinga ni jambo kugenda inshinga kugenda na nyabo tuzi ko ari umugore mu ruganda nuko ngo byagenze ariko ntabwo nari mari shanti wari uhari ko ntabwo wari uhari nababimbwimiye nta wari uhari nabo nta wari uhari muya babivuze batanakiriho hari kuko Nyabugogo sibyo ababivuze umenya bamaze iminsi cyane nabo bimaze kabiri shamana reka kubwira ikintu cyambabaje ni iki mana abantu b'iyi minsi babaye bati reka mbabwire abantu murerwa mu miryango itababyaye ariko iyo miryango ikaba yarabareze ikabereka urukundo iyo miryango nimuyikunde iyo miryango muyubahe iyo miryango muyorohereze mwo kujya muyirushya ngo muyibesheho nk'imiryango y'indushyi kubera ko yabagiriye neza ahubwo abantu ngiye bamaze kuncanga mana mfite umuntu w'inshuti yanjye urumva uwo muntu jenoside ikirangira famiye kwa kundi zafataga abana zikabasubiza mu miryango kujya kubaha urukundo kubaganiriza jenoside yakora abatutsi yego noneho uwo mwana impamvu turayizi bamukuye izo mpamvu mvuze ntiyose harabivuga mu byo kuyipfobya oya jenoside yakora abatutsi mu 1994 ikimara kurangira yego uwo mukobwa yabaga mu kigo cy'imfubyi ari umwana w'imyaka ngo nk'ibiri yego umukecuru w'umutima mwiza ajya yamukurayo amaze kumukurayo amujyana mu rugo kumurera mu muryango umukecuru aramurera urumva hamukuye ari umwana ku buryo uwo mukobwa nawe ubwe tuganira kambwira ngo ntabwo yiyizi aba muri icyo kigo urumva birangije nta famiye yiwe n'imwazi mu by'ukuri ndamwumva pe 100%. ariko uwo mukecuru aza kuzarwara kanseri umukobwa ari mukuru agize nk'imyaka nka 14 atangiye mu wa mbere segonderi ubwo urumva yari mukuru nyine atangiye mu wa mbere segonderi umukecuru yigirira kanseri iramuzengereza igihe kiragerera abona igiye kumwica urumva umuntu urwaye kanseri
kwa muganga baba baramubwiye uko bimeze, uko biri kose ababizi ko ubuzima bwe buri mu marembera. Arangije agira gutya ahamagara umukobwa we, afite umukobwa uba hanze, ahamagara umukobwa we aramubwira ati mwana wanjye, uyu mwana njye ndashaka kuza tukamuganiraho. Umukobwa we aramwumvira araza, tikiva mu Bubiligi igera mu Rwanda uje kuganira ku muntu umwe gusa, ntago ari ibintu biba byoroshye aho hantu bari mu rukundo rukazi. Umukecuru aramubwira ati dore ubuzima bwanjye burimo kwanga, ariko uyu mwana wo kabyara we nagiye kumuzana hari ahantu atari uko nabuze urubyaro, namuzanye kubera urukundo, murera nk'umwana wanjye, namukundaga bikabije urabizi, ndakwinginze uyu mwana uzamukunde nk'ukuntu namukundaga. Umukobwa yemereranye n'iryo sezerano bararigirana. Iminsi mike umukecuru aritahira. Yitahiye wa mwana arasigara. Kubera ko nta yindi famiye yari bumufate, umukobwa mukodeshereza inzu, urumva? Aramubwira ati nsubiye hanze, ariko nzashaka uburyo ngiye gukomeza ngufashe wige, mu nzu urimo ntacyo uzamburana, urumva? Hanyuma nzakomeza ngufashe wige, nurangiza segonderi nzagushakira ibyangombwa ngutware, tujye kugumana. Umukobwa ati cyane. Inza yibayemo ku myaka ya 17. Umukobwa yari atwaye inda ya mbere. Urumva? Kandi ubwo ari kwiga segonderi, wa wundi uri hanze aragumya aramurihirira. Ntago yigeze avuga ati uyu mwana ni mama wamuzanye, none ndamwishyuriye aranananiye atwaye inda, reka mutererane. Yaragumye aramwishyurira, amufasha kurera umwana yabyaye. Igihe kiragera umwana yabyaye amuhereza kwa se. Arakomeza aramwishyurira, ntageze ejo bundi mu wa 5 abatwaye indi. Urumva? Umukobwa nabwo aragumya aramufasha. Ibaye ya kabiri aragumya aramufashije, amugura ibikoresho by'umwana, amwishyuriye inzabamo, amwishyuriye ishuri, amukoreye buri kimwe, urumva? Nayo arayibyara, aramurera, amurerera umwana, amufata neza. Ubwo ngo kubera urukundo akunda uwayimuteye, kandi uwayimuteye atamushaka, akajya bamuhereza amafaranga uwo mukuru we, uwo nyine yita mukuru we umufasha. Yamukubita amafaranga, Manase niwe mukubise 300. Umukobwa akigira mu kabari na wa musore wamuteye inda, utagurira umwana we n'irindazi, akayamuguriramo inzoga bakayanywera. Umwe cy'umukobwa akajya guhemba umusore umutera inda. Nyine mu rwego rwo kugira ngo bagumane ngo bamukunde. Amafaranga bakayanywera bagataha ashize. Umuhungu abagaramenye kubera ubushake cyangwa ubushobozi buki, we ntacyo bagayifitiye. Ni kwa kundi umukoboyi abadashaka kukwiteza. Yaraguteye inda gusa bimwe by'abasore b'abagome, ayafite akakwanga bimwe by'abasore b'abagome. Byarangiza umukobwa akamushyira bakayasangira, yashira umukobwa agataha. Ntibimuyobeye, ntabonye umuhungu aramwanze burundu, akagiye umunsi agenda akamujugunyira umwana. Nkamubwira reka tumwite Diane, kuko sinamuvuga izina. Nkamubwira se Diane, koko mu by'ukuri ko uyu muhungu ujyana amafaranga yose mukayanywera, yashira akakure kugataha, azi kutashye mu maso y'umwana we, ugataha nta n'ibihumbi 2 byibuze nawe ubwaguhaye, ngo akubwira atugurire n'umwana biswi. Uyu musore wamuretse ukirera umwana wabyaye ko ufite amahirwe, ufite mukuru wawe ugufasha, ukareka rwose nawe kumugora. Ati reka reka, akayagura inzoga akazinywa, akagira gute amafaranga akamupfira ubusa. Ejo bundi aha yigira inama, umuhungu yari yarananze noneho ko babonana, no kumwita babyanga, akajya yibwiriza akagenda akajugunya umwana iwabo w'uwo muhungu. Umuhungu umukobwa yamara gutaye umwana agataha, yaza nkambwiye ni se umwana umushyize ati mutayeyo. Hashira akanya akabasubiyeho ngo kumutora, ubwo akabagize amahirwe yo kubonana na wa musore, bagabona nabaserera. Nkamubwiye se Diane, uragira ngo bigende bite? Ati buriya, ati iyo umuntu agumya kubona mu maso ye, ati buriya ntaga kwanga ngo bimukundire, ati mba ngira ngo agumya ntekerezeho, atanyibagirwa. Ndamubwira rega, ikintu gituma umuntu ashobora kuguma kugutekerezaho mukaba mwanagumana nuko bagutekerezaho neza. Ariko ibyo ukora ntago bituma gutekerezaho neza, ahubwo gutekerezaho nabi. Uri mu biki watuje ukarera umwana wawe, cyangwa niba umumuha nawe ko ari se ukamumuha bakamurera ukabaturiza, kuzagera igihe ugatuma nuriya mwana batamwemera ngo bamukunde kubera ukuntu batesha umutwe. Ndakumva. Umukobwa yanga kumva, urumva? Ku munsi wa nyuma yafashe umwana mujyanayo, amugejejeyo umuhungu aramwombokera, aramushukashuka, amwereka ko nta kibazo. Ikintu yakoze yafashe telefone ye amwibaza nimero za wa mukuru we. Igera hirya ariko. Urumva? Arangije ikintu yamukoreye, yahamagaye uwo mukuru we, amubwiza ukuri ubuzima umukobwa abayemo,
aramubwira ati amafaranga yose umuha ni inzoga n'itabi nta kindi. Urumva amafaranga yose umuha nukwirirwa yatagamashe kunjugunyira umwana ayongera ategaje kumujyana umwana yabaye nka kasike y'umumotari. niyo bahererekanya buri kanya ayihuye mu kanya yihuye. Ati ubwo nuko bimeze. Ati none rero nje mbwira ikintu twakora. Mukuru yaramubwiye ati raho kugira ngo umwana azamute no mu nzira bibi bibazo umwana mufate nje nzajya ngufasha. Urumva mukuru ubwo arababaye cyane bikabije ubwo yumvisha ibintu murumuna wabamo biramubabaje cyane bikabije. Yego amuvugishije nk'umuntu z'amagambo umubyeyi wazanye uwo mwana akanamurera akamubwira ko ari umuvandimwe we ayakurikije amagambo yamubwiye yanga kurekera. Urumva ugabwira umukobwa ati noneho we niba uhaye umwana se ntacyo. Urumva ni se nawe kandi umwana se nawe yamujyanye kwa nyina ntabana nawe muri geto. Irekera umwana kwa nyirakuru ubaha amahoro ahubwo ngiye nguha amafaranga ushaka icyo ukora. Urumva ujye ubona uko ujya gusura umwana wawe uri n'umubyeyi usa neza ufite n'icyo umushyiriye. Umukobwa ati cyane. Mukuru wamukubise inote ya 800 y'amanyarwanda ndakumva. Amaje kuyimukubita inote yarayibyiniye muri Gisenyi ahamagara wa musore none bari babonye umwanya wo kwidagadura n'umwana adahari. Yego aramuhamagara inote barayibyinira. Ubwo niko umusore afata amavideo y'ukuntu barimo kubyinira aya mafaranga yamwohereje ngo agire icyo akora ayoherereza mukuru we. Utararengaho uwo mukobwa niwe ufite ikosa cyangwa umusore ufite ikosa? Bose ni abanyamakosa. Komeza ndakubwira impamvu. Reka nkubwire impamvu bose ari abanza ukomeze rangiza banza ukuntu 400 bayarangije. Urimo kumva si barangije kuyabyinira si birangiye. Umukobwa agira atya umuhungu abarongeye arigendeye. Umukobwa barongeye yatatse mukuru we. Ati rero ati amafaranga hano mu Rwanda ati byaranze. Urumva ati byaranze rwose ati mpitike njya gushakishiriza Tanzania ati niho byoroshye. Urumva nijo bundi mu gihe cy'amatora amukubise inote ya 600. Umukobwa agenda nk'ugiye Tanzania yigira mu kabari amafaranga barayabyinira mu kabari k'Igisenyi ngo kitwa Kotoni. Barayabyinira nge sinakazi amafaranga barayacocagura amafaranga arashira. Urumva mukuru wagiye kubona hashize iminsi azi ngo umuntu ari Tanzania arimo guhiga amafaranga ibintu biracika ajya kubona nimero y'Inyarwanda iramuhamagaye ya wa mukobwa. Ati rero ati nagiye ati ngeze ku mupaka ati nsanga Tanzania harimo kuba amatora ati banga ko hagira umuntu winjira mu gihugu. Ni nibyejo bundi ati banga ko hagira umuntu winjira muri Tanzania. Urumva ati barangarura. Atari kwa amafaranga ubwo urumva yaranshiranye. Yego umugore ati noneho rero umva nkubwira aho bigeze nge ndananiwe pe ndarambiwe ndananiwe. Abantu bibereye hari aba bafite ibintu by'amataxes bishyura n'abafite ibintu byinshi bibareba. Niba yigomwa nk'umuntu w'umuvandimwe yarangiza ntagire icyo atagukorera ahubwo wowe icyo ukora akaba ari ukumutera agahinda amafaranga guhaye ntuyaha agaciro. Abantu bari hari abaravunika amanase baravunika bya hatari amenya abantu turi mu Rwanda tujya twumva ngo umuntu ngakorera amadolari $100 cyangwa ngo 200 ku isaha tukagira ngo abakoze akantu koroshye. Abantu bari hari abaravunika umuzungu abaguhagaze hejuru ku buryo na telefone kuyitaba kiba ari ikibazo. Urumva umuntu rero yakigomwa ayo mafaranga yakoherereza 3 mu kwezi ukumva ko ari ibintu byoroshye ugatangira kuyabyinamo uyabyinira uko wisha kanaguma akakugira impu ukanguka munanira. Umugore yaramubwiye ati noneho ngereka nkubwire shaka ikintu ukora nge birananiye ibyawe. Umukobwa yari asigaranye ngira ngo 5,000 by'itike. Nagiye kubona mbona arampamagaye namukundiye ko yigeza ncumbi buranda zirikana bimwe bitabaho. Yigeza ncumbikira ijoro rimwe mfite ikibazo kitoroshye abanyirukanye. Birangije iryo joro ndi hagaciro akambwira ngo arashaka kuza gusura umwana. Njya nkagira ngo nukuza guterura umwana akansura akigendera. Manasano mba warahabonye ukuntu hangana. Haranaga ari ahantu wacumbikira umuntu. Urumva ndangije ndavuga nti ntaribi ngwino urebe umwana araza. Nanitegura rwose n'utuntu two kumwakira. Ageze aho ngaho muri quartier nagiye kubona mbona umuntu aragendana igikapu. Ibaza umuntu $800 haguremo na varize. Aragendana Maria Ndigabye. Niye Fabiola. Niye rwa rukapu bita London. Rugura nka 250. Barwita Maria Ndigabye. Umukozi wa mbere ntabwo asuzi ko muri filime ya Fabiola aricyo yagendanaga.
bakita Mariya Ndigabye abana b'iyi minsi bakita Fabiola noneho twe bakera tukakita Mariya Ndigabye urumva ubwo mbona ari na Mariya Ndigabye yuzuye imyenda ndavuga se umuntu aje gutura ku mutima ariko ndicecekera burangira n'ukuntu ngiramo akantu k'isoni ku buryo ntanabasha no kubwira umuntu ngo mvira ndamujyana mugezi wanjye umukobwa araharaye bwa mbere araharaye bwa kabiri araharaye bwa gatatu ariko wamureba ukabona ko ari umuntu ufite ibibazo byamurenze kandi ukabona ko yabuzahera bimbwira njye nakomeje kubyitegereza nko ku munsi wa gatanu ari iwanjye mbona ko umukobwa adafite n'aho ajya umuntu afite Mariya Ndigabye irimo imyenda yo kwambara kuva ku ikariso kugera ku isogisi urumva umuntu afite Mariya Ndigabye ikubereyemo isabune zo koga irimo amavuta yo kwisiga irimo gazo koga irimo ibitenge byo gukenyera irimo amashuka uwo muntu urumva afite ahajya ndangije binshanze ndavuga rero sinjya kumujomba igikwasi mu nkovu ngo mubwire ngo dore ntufite aho ujya cyangwa ngo mubwire ngo ufate ibyawe genda kuba adafite ahajya ndabireba no kuba yatinye kubimbwira ndabireba ahubwo njyewe kugira ngo ntamukomeretsa reka mushakira hajya ndeka kumwirukana ngo agenda arindagire ahubwo nge mushakira hajya mu buryo bw'ibanga rikomeye atazi ko nabiketse abone mweretse hajya nawe ntazahanga kuko arahakeneye umukobwa namushakiye akazi urumva mushakira akazi ahantu bafite akabari bakagira n'amacumbi ambwira ko ari byo yahoze akoramo maze kuhamushakira akazi aragenda akazi aragatangira umukobwa ntahamaze nk'iminsi 3 ngatangira kujya asinda mbere y'abakiriya ubona kandi yasinda bakamwigabaho woye agasinda mbere y'abakiriya nyine yasinda bakamwigabaho afite imbaraga uburaya ko ntako agira ngo yirira umuntu bakundanye urumva ntabwo nari impara ariko urabizi ubwo uri kumva ubwo akajya asinda mbere y'abakiriya akigira kwiryamira abakiriya bagasigara bamwe umukire rero abirebye umunsi wa mbere arampamagara ati rero Riza uyu muntu namuhaye akazi mbibona ko ntako ashoboye ariko nkamuha kubera ukuntu wanyinginze ukantakambira nkamuha kubera wowe kugira ngo no kukubabaza nkamuhe mugerageze byibuze wowe kugenda ubabaye ndavuga nti ntaribi ati none rero umuntu wawe arananiye asinda mbere y'abakiriya nge rwose ngiye kumukoherereza uzi ikintu nakoze nazindutse mu yarubika saa 12 nari ngeze aho hantu kuri uwo mugabo ndamubwira nti wowe akabyara we rero mbabarira wimwirukana akakanya reka ahubwo nge muganirize uraza kubona impinduka ati cyane umukobwa mushyize ku ruhande ndamubwiye Diane kureba ukuntu ibibazo bimeze kubona utorohewe n'uwo akagufashije kubona yarambiwe umuntu amuhamagara aho yavuze akarira gusa akavuga ibintu byose wagiye umukorera erego ubwanyuza amaye natsinda akanamutuka agira hirya ariko urumva niho mwubwirira ngo ni umunyamakosa nawe Diane kuzi kuntu uriya muryango wakureze uzi naho bagukuye uriya muryango ko wakubereye umuryango mwiza ukakurutira buri muntu wese wigeze kubona ko wakubereye ababyeyi uriya mukobwa akakubera umuvandimwe ukaba ureba umushajije kuriya akaba avuze ati byibuze nge nari namuvugishije uwo mukuru we arambwira ati ntacyo niba yabonye akazi ngewe ukaba wamuganirije akaba agiye kuba agabanyije inzoga cyangwa akaba agabanyije kuntesha umutwe akazi nagakora iminsi mike urumva nimbona yatuje koko nanjye nzongera mushakira aho kuba mushakira ukuntu yabaho tuyire ku musozo rero kuko nabizi urayavuga uretse se wumve birangije umukobwa mugira inama ndamuganiza ndamubwiye nti dore ni ukuri kw'Imana nta nubwo nanakubwira ngo uri imfubyi yegura imfubyi kuko utabona umubyeyi wawe akubyaye ariko byibuze wabonye umuryango mwiza cyane ihangane rwose uhinduke babone ko wabaye umuntu muzima urumva none kuri isamize bite umukobwa ati cyane none ubu kugeza uyu munsi wa none ngiye kubona muri iki gitondo nushaka umbwiye nkwereke message mbona ngo boss aramwirukanye boss ubwo ari umpaye message ndamubaze se noneho yagize ate byagenze bitatiriza ntiwansaba n'imbabazi nubwo wapfukama amava gakoboka uri inshuti yanjye ntabwo nagutenguha n'ubundi no kumuha akazi ko ari ukwanga kugutenguha ariko nanone ntabwo business yanjye igiye gupfa kubera ngo ko nanze kugutenguha biturutse ku mukozi wawe n'ubusinzi nanone urumva hata umuntu yaraye asinze atukabakiriya arwana n'abandi bakozi bose bo muri aha hantu abantu bose yabahetuye kugira ngo aryame namukize mu cyumba ndakinga
umva uwo muntu ni none baramwirukanye none se ureka nkubaze umwana ubu ndamushyira nge ndagaya bombi mbwisha ukuri nk'ubu ndamushyira umukobwa banza wumve ndamugayira ko yagiye abeshya umuntu ngiye mu kazi akagiyemo abeshya umukuru we sibyo kuba yajya gusanga n'umuteye inda buryo umuntu mubyaranye kabiri ntabwo babyaranye kabiri hari uwo babyaranye mbere ari nawe yahaye umwana bafite undi wa kabiri yabyaranye n'undi hari ukuntu bumwubashye wabona nta kintu afite ukamwasangira ariko uwo muhungu ndamugaya ko bamusangira akamuvamo akajya kumuregera aho ayakura rukubyumva ariko bize nimba nshaka mbe mvuye kwiba nkaza tugasangira uwo muhungu ni umugome dore impamvu ari umugome we yabonye ko afashe umwana urumva ashaka gusibira amayira nyina urumva yaho yakuraga kugira ngo icyo baherezaga nyina cyo kwita ku mwana umuhungu agihabwe urumva ariko se niba agize ubugome kubera icyo wabugirira watabona ko umuntu amuhemukira reka dusoze iki kiganiro ariko wataramaho ye oya ntago ari uwo nataramaho mana reka nkubwire niba mwaba reka ngiye mbwira abantu inama yonyine byibuze bazagendana mu mutwe nshuti yanjye niba ufite ibibazo kwicara ukicurikira ntago ari cyo gikemura ibibazo byawe ahubwo iyo ufite ibibazo niba ufite ibibazo ukajya gukora mu kabari genda wirengagiza ibibazo byawe useke ushaka amafaranga y'ukuntu byakemuka naho ubundi nujya kwicurikira nshuti yanjye uzicurikira bukwirireho reka dusoze aho ngaho rero ubwo aho umushyira muze kubiganira ntabwo ari kuri kamera ngo tumye ngo uramujyana he sumva atanduhije bitancana nakundi bayi